Haleluya, Imana ishimwe. Tubahaye ikaze ku munsi wa kabiri wo kubana natwe dusenga. Ku uyu munsi tugiye kubana namwe dukomeza ijambo ry'Imana twaganiriye ku munsi w'ejo, niryo turakomeza kuri uyu munsi, ndetse tukaba turi kumwe na mwene data RODRIGUE turatsinze uradusangiza ijambo ry'Imana. Turi kumwe na Sam uratuyobora mu mwanya wo kuramya no guhimbaza Imana, ndetse turi kumwe na Beta Mico Nadia urakomeza kubana natwe kuri gahunda, by'umwihariko ku barakurikira iyi gahunda live. Yego, Imana ibahe umugisha. Tugiye gusenga Imana, dutangire n'uyu mwanya wo kuramya Imana no kwihimbaza, ndetse twiga n'ijambo ry'Imana. Tubahaye ikaze ku munsi wa kabiri w'amasengesho y'iminsi 40 kuri Giraneza TV. Imana ibahe umugisha, dufatanye twese ahantu uri, ufatanye natwe gusenga Imana. Turagushimiye Mwami, tugushimiye ko watwihaye wese, tugushimiye kandi ko muri wowe duhabwa imigisha yose yo mu Mana. Muri iyo migisha harimo no kumva ijwi ryawe rituganiriza binyuze mu jambo, binyuze mu baramyi, binyuze mu bundi buryo bwinshi waganira natwe, ndetse n'ibyaremwe byose bigaragaza kuri Imana isumba byose. Turagushimiye rero mw'uyu mwanya, turi muri uyu mwanya y'amasengesho ku uyu munsi wa kabiri. Turasenga ngo ubwiza bwawe bube muri twebwe, wongere utuganirize Kristo. Turasenga ngo duhindurwe nawe, dushoboze kumvira ijambo ryawe, dushoboze kuyoborwa na Mwuka Wera mu buryo bwose, dushoboze kumvira imbaraga ziri muri Kristo Yesu, tuzigenderemo tube bashya rwose, nk'uko nguyu yazukiye kugira ngo hamwe kwizera kwacu, ahamye gutsindishiriza kwacu, ahamye imbaraga ziri mu Mana, izo ahereza abizeye. Ibyo ngibyo bihinduka ubuzima muri twebwe. Kandi turasengera abantu bose batarizera umukiza Yesu, bakiri imbohe z'ibyaha, bakiboheshejwe imigozi n'umubi, ngo mw'iri joro tubanwe y'amasengesho bumve iyo migozi icika kubwo kwatura ngo Yesu ni umwami. Ubuzima bwabo buhinduke, bakira indi fondasiyo nshya yo gushinga imizi muri Kristo Yesu. Kandi dukomere rwose, dukomejwe n'ijambo ryawe. Mwuka Wera bane natwe. Urakoze Mwami, urakoze kubw'urukundo rwawe. Ngwino muri twebwe, ngwino ubane natwe Mwami. Ku munsi ugenda uza, ariko turushaho kwakira imbaraga nyinshi mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Turagira ngo dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 17. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 17. Turaza kwakira umwigisha ararivugaho cyane mu magambo arambuye, ariko mureke dusomere ijambo. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 17 niryo jambo tuza kuganiraho. Haranditse ngo, kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turi abaraganwa na Kristo, niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe. N'iri jambo turaza kuganiraho mu y'amasengesho ku munsi wa kabiri, bikubere imbaraga zo guhishurirwa umuragwa niki, umuraganwa niki, noneho guhabwa ubwiza niki. Mbese imibabaro irakwiriye mu buzima bw'abizeye Kristo Yesu? Mbese birakwiriye kubabarana na Yesu? Ubwo buzima turaza kubuvugaho, ariko icyo wamenya, umuntu umwe yigeze gusanga Yesu yihuta cyane, afite ishyaka ryinshi. Aramubwira ngo, Mwami, ndifuza kubana nawe. Aramubwira ngo, niba ushaka kunkurikira wiyange, usige umuryango wawe n'ibindi byinshi. Yamubwiye ngo uwo muntu yumva biragoye cyane. Undi abona ahantu Yesu ari n'ukuntu akikijwe n'abantu, aribaza se uyu muntu arara he, afite imitungo ingana iki, ni gute abayeho? Ariko akimubaza aramubwira ngo umwana w'umuntu, Yesu aramusubiza gutyo ngo umwana w'umuntu nta naho kurambika umusaya afite, kuko icyamuzanye ntabwo ari kurambika umusaya mu isi, icyamuzanye ni ugucungura abantu.
cyamuzanye no gushaka intama zazimiye ngo azihe ubugingo kandi bwinshi. Ntabwo yaje kwinezeza mu isi, ahubwo yaje kugira ngo yikorere ububi bwanjye nawe, maze duhinduka abana b'Imana, duhere ko duhabwa ubwiza turi muri we. Turaza kubivugaho rero. Imana ishimwe. Tugiye gukomeza n'umwanya aba live. Ni umugisha kubana namwe, kandi turi kwakira grace, turi kwakira imbaraga zidasanzwe zivuye muri Kristo Yesu. Twakira umuramyi Samu, turifuza gusenga Imana, kandi na Beta akomeze abane natwe kuri gahunda zose, n'abandi mwese turi kumwe nabo tuzabana mu yindi minsi, n'abazumva iyi gahunda bizakubera imbaraga nyinshi kumva icyo wakiriye muri Kristo Yesu. Turagushimiye Mwami. Hari imbaraga zihishe mu kuramya izina ryawe. Iyo turamya, imitima yacu aririmba ko twabohowe, ariko umwuka w'Imana akaba ahamanya n'umwuka wacu ko turi abana b'Imana. Musumwe Yesu aravuga ngo igihe kigiye kuza, kirageze aho abasenga Data bamusengera mu kuri no mu mwuka. Ubwo ni bwo buzima dukwiye kuba turimo. Turasenga ngo udushoboze gusengera muri Kristo Yesu, dusenga Imana. Mwuka Wera adushorere muri ubwo buryo, adufashe gusenga nubwo twaba turi mu ntege nke, ariko imbaraga z'Imana zuzuriye muri twebwe, kuko aho intege nke ziri ni naho imbaraga z'Imana zuzurira. Urakoze, bane natwe kandi ibihe byiza. Turasengera umuramyi tugiye kubana Mwami. Turasengera Samu ngo umutima we ube connected n'icyerekezo cy'umwuka wera, kugira ngo ikiruta byose twumve dusabana n'umwuka wera, kandi twakire mentorship of the Holy Spirit. Twemere guhindurwa n'umwuka wera, twemere kwigishwa nawo, twemere gusabira muri we, twemere gusengera muri we, atwigishe gukurikira ubushake bw'Imana, kandi amajwi yacu agororokere kuvuga ngo Yesu ni umwami, ni umukiza, ni umucunguzi. Ubwo ngubwo buhinduka ubuzima, byere kuba amagambo twatura bidakorera muri twebwe. Tubimwatuyeho nawe rero ngo bibe imbaraga muri we. Umunsi umwe umuntu yari arimo gusoma ijambo ry'Imana, akigenda mu nzira undi aramusanga aramubaza ngo mbese ibyo ngibyo urimo gusoma urimo kubyumva? Maze nabasha kubyumva nta wabisobanuriye, ariko uko twakira imbaraga z'umwuka wera, umwuka wera aza yenda ku bya Data akabiduha, tukabasha kumva, tukabasha kumvira, tukabasha kugendera mu jambo ry'Imana. Nibyo dusenze kandi tubyingingira ngo bibe muri twebwe. Nibiba muri twebwe, iyo nkuru yamamare no ku bandi, ubuzima bwacu tubusangize n'abandi, tubabwire ngo Yesu ni umukiza, ni umucunguzi, abeshaho, ni we mbaraga, umwizera ntazarimbuka. Ibyo bidutere kunesha isi, bidutere kunesha ibyaha n'izindi ntege nke zose. Urukundo rw'Imana rusage, ubwami bw'Imana bube muri twebwe Mwami, kandi ibyo tubyifuriza. Byo nibyo dusabira abakwiringira bose Mwami. Ubwiza bwawe Mwami, imbaraga zawe Kristo zirabagirane muri twebwe. Urakoze, urakoze. Amen. Tudasaba neza ibyo dukena byose, tuyabuzwa n'ubusa.
bwiza bwose yambara umuvumo wose n'ububi bwanjye yankunze nabibereye naruwo gupfa niwe wamushe n'Imana ubona shima Yesu zina riryoshye niwe nzirata yankunze nabibereye naruwo gupfa niwe wamushe n'Imana uwo ndashima Yesu zina riryoshye niwe nzirata Yesu zina riryoshye niwe nzirata. Rekisiyose iririmbe kwa rukundo wadukunze haleluya urinebabasi rekisiyose iririmbe wa rukundo wadukunze wanitanze kubw'ibyaha byanjye nakoba naba tugifite ari Yesu waratsinze wiyambuye ishusho y'ubumana wemera kubabazwa kukanje wahindutse icyaha kanota rigeze ukimenya urambwira uti mwana wanjye baho nanjye mbaho mpindurirwa izina
urambwira uti mwana wanjye baho nanjye mbaho miturirwa izina ntabwo banzogera kuko ngufite nami Yesu waratsinze Haleluya uri nyembabazi reka isi yose iririmbe warukundo wadukunze waritanze kuki byaha byanjye ntabwo baraba tugifite hamwe Yesu waratsinze arambabariye angeruwe bwite akira mu rugo mpinduka umwana we mbese yandeka ninde wari gucungura ko nawa bishobora yarambabariye angiriwe bwite akira mu rugo mpinduka umwana we mbese yandeka ninde wari gucungura ko nawa bishobora mbese yandeka ninde wari gucungura ko nawa bishobora narindi izina twahawe ryo gukirizwamo atari izina rya Yesu ni izina rikomeye bidashidikanywaho n'ijuru no mw'isi ni izina rikomeye bidashidikanywaho mw'ijuru no mw'isi amazina y'abakomeye aribagirana Yesu nshuti yanjye ahimbazwe rwose mbere y'itangiriro kugeza iteka ry'uzaza nare ku ngoma
ishimwe kubw'umuramyi uyu munsi tugiye gufatanya gusenga Imana. Dukomeze dusenga aho uri, ukomeze gusenga umutima wawe wumve uri connected. Turagira ngo dukomeze dusenga twumva ijambo ry'Imana hamwe na TURATSINZE RODRIGUE. Tugiye kubana ku mwanya w'ijambo ry'Imana. N'umugisha kubana namwe, n'umugisha kubana nawe, kandi twese duhererwa ubuntu hamwe bwo gukomeza guhishurirwa imbaraga z'Imana. Urakoze mwana, urakoze kuko uri mwiza ibihe byose. Nta kintu na kimwe twagereranya n'urukundo rwawe. Ko uyu munsi turibuka ko uri umucunguzi, turibuka ko uri umwungeri, kandi tukakira izo mbaraga. Turasenga rero, dusenga mu mwanya tugiye kwinjiramo, kuko tuzi ko nta kindi kibasha guhesha gukiza umuntu, kibasha gutanga deliverance, kibasha gutanga ihishurirwa ridasanzwe, keretse iyo umuntu yumvishe ijambo ry'umuremyi, ijambo rya Kristo rizima. Iryo jambo rero, iyo ari ijambo ry'ubwami rikabibwa muri twebwe, ribyara imbaraga nyinshi. Turasenga rero ngo dufungurire amatwi mu buryo budasanzwe kugira ngo tubashe kumva iryo jambo rifite imbaraga ringana gutyo. Ijambo rirema, ijambo ribeshaho, niryo tugiye kumva, ariko twiringira ko hamwe nawe mwami tubasha guhishurirwa muri ryo, tubasha gukirira muri ryo, tubasha kwakira imbaraga muri ryo, tubasha kumva ijwi ryawe muri ryo, tubasha kumva duhawe isezerano ridasanzwe muri ryo, tubasha kumva dusabana n'umuremyi wacu. Urakoze, urakoze mwami, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Imana ihabwe icyubahiro. Twakira umwigisha w'ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane bene data, ndabasuje mu izina rya Kristo Yesu, amahoro y'Imana ari muri mwebwe. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, narisengeye, hanyuma tugiye kuganira kugira ngo ntaza gufata umwanya munini. Ni intego nziza, kugira ngo tumaze iminsi, umunsi wa mbere ejo twarumvishije Jotamu ayivugaho, ivuga ubuvandimwe na Kristo Yesu cyangwa muri Kristo Yesu. Nanjye nabyo nje kuvugaho brotherhood with Jesus Christ. Ni intego nziza cyane, wayumva yaba agira umugisha n'Imana, byamubera nk'irembo rifunguye, ni nk'uko yaba afunguriye izindi nzira atarazi. Hari igihe umuntu aba ari ahantu runaka ameze nk'aho yumva nyine bihagije, wenda ari muri salo, ariko bamufungurira ahandi akabona hari ibindi bintu yarahishwe atarazi. N'iyi nsanganyamatsiko rero, uwayumva ayumvishe nk'uko Imana ishaka, akayumvishwa n'Umwuka Wera, yaba agiriwe umugisha, kuko yaba afungura andi marembo yo kwimenya no kumenya isano afitanye na Kristo. Turaza gusoma ijambo ry'Imana nk'uko bariduhaye, hanyuma niturangiza tuvuge ibindi bintu Imana yaduhaye kuvuga, tubisangire mu izina rya Yesu. Birafasha, biragira abantu bifasha, ndabizi. Nitwa TURATSINZE RODRIGUE, ndi umusore ushima Imana, hanyuma ndi mwene so muri Kristo Yesu. Nagira ubuntu bukomeye cyane cyane cyane, mva ku bwa kabiri kubw'umugambi w'Imana. Nizera ijambo ry'Imana, ndakizwa, umuragwa kubw'ubuntu bw'Imana. Rero ndabishimira Yesu ko nanjye yampaye ubwo buntu bukomeye, yangira ubuntu bukomeye, akampa kumumenya, kandi nkaba nzwi nawe. Aranzi, nanjye ndamuzi, mu yandi magambo turaziranye. Rero kumenyana n'Imana ntabwo byoroshye, kuko hari igihe umuntu amenya Imana ariko itamuzi. Ufite kumumenya ibimuzi kuko yamuremye, ariko ndavuga kumumenya nk'aho bafitanye isano. Icyo cyo ni ikindi kintu cyihariye, kuko abantu bose ni ab'Imana, ariko abantu bose si abana b'Imana. Rero ndashimira Imana ko nabanje ko umuntu w'Imana, nyuma nkaza no kuba umwana w'Imana. Imana ibihimbarizwe. Reka ne kwizimba amagambo, dusome mu izina rya Yesu. Ndashaka guhera ku murongo wa mbere. Numvishe biryoshye cyane, kugira ngo ntaza kuvuga ibintu byinshi, namwe ndabizi biraza kubaryohera. Igitabo cy'Abaroma, igice cya 8, ndahera ku murongo wa mbere ndageza ku murongo wa 17. Ndabizi abantu benshi ntibakunda ijambo ry'Imana kuryumva igihe kirekire, ariko ndabasabye ngo mubyumve. Ndasoma nkoresheje Bibiliya, ijambo ry'Imana. Ni verisiyo y'Ikinyarwanda, ariko idufasha kubyumva neza. Nta hantu bitandukanye na Bibiliya yera cyangwa ntagatifu, ariko Ikinyarwanda cyayo kiba gitandukanye. Reka dusome mu izina rya Yesu. Abaroma igice 8,
umurongo waho wa mbere aravuga ngo ubu rero abari muri Kristo Yesu nta teka bacirwa, kuko gutegekwa na mwuka w'ubugingo buri muri Kristo Yesu kwankuye mu buja bwo gutegekwa n'ibyaha n'urupfu. Ibyo amategeko atashoboye bitewe n'intege nke za kamere y'umuntu, Imana yarabikoze. Yohereje umwana wayo bwite afite kamere imeze nk'iy'abantu b'abanyabyaha kugira ngo abe igitambo cy'ibyaha byabo. Niko gutsinda burundu ibyaha biri muri kamere y'umuntu, kugira ngo tugirwe intungane rwose nk'uko amategeko ashaka, twebwe abatayoborwa na kamere yacu ahubwo tuyoborwa n'umwuka w'Imana. Abayoborwa na kamere yabo baharanira ibyo kamere yabo ishaka, naho abayoborwa n'umwuka baharanira ibyo umwuka ashaka. Guharanira ibyo kamere ishaka bibyara urupfu, naho guharanira ibyo umwuka ashaka bibyara ubugingo n'amahoro. Niyo mpamvu abaharanira ibyo kamere yabo ishaka ari abanzi b'Imana, ntibumvira amategeko y'Imana, nta nubwo bashobora kuyumvira. Abagengwa na kamere yabo ntibabasha gushimisha Imana. Mwebwe rero ntabwo mugengwa na kamere yanyu, ahubwo mugengwa na mwuka, kubera mwuka w'Imana abatuyemo. Udafite mwuka wa Kristo ntabwo ari uwe. Ariko niba Kristo ari muri mwe, nubwo imibiri yanyu ari iyo gupfa kubera ibyaha, nyamara mwuka ahesha ubugingo, nyamara mwuka abahesha ubugingo kuko yabagize intungane imbere y'Imana. Niba kandi mwuka w'Imana yazuye Yezu mu bapfuye abatuyemo, iyo Mana yazuye Kristo Yezu izabeshaho n'imibiri yanyu ipfa ikoresheje umwuka wayo utuye muri mwe. Bityo rero bavandimwe, twahawe inshingano atari kamere yacu idushinze ngo tubeho uko ishaka. Niba mubaho uko kamere yanyu ishaka muzapfa, naho niba muheshwa na mwuka gutsinda imigirire muterwa na kamere yanyu muzabaho. Koko rero abayoborwa na mwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Umurongo wa 15, mwuka mwahawe si uwo kubashyira mu buja bwo gusubira mu bwoba, ahubwo mwuka mwahawe ni uwo kubagira abana b'Imana, agatuma dutakambira Imana tuti Aba, ni ukuvuga ngo data. Mwuka ubwe niwe utwemeza mu mitima ko turi abana b'Imana. Umurongo wa 17 ni nawo baduhaye, uravuga ngo ubwo turi abana bayo rero ni natwe yageneye umunani. Koko Imana izaduha umunani, ndetse tuzawuhanwa na Kristo. Ubwo dufatanyije nawe imibabaro, tuzahabwa ikuzo hamwe nawe. Imana ishimwe. Numvaga nshaka gusoma aha hose, kandi urukumva ko ariko tugiye twakumva umurongo baduhaye wa 17 uvuga ngo ubwo turi abana b'Imana, ubwo turi abana bayo rero ni natwe yageneye umunani, kuko Imana izaduha umunani, ndetse tuzawuhanwa na Kristo. Ubwo dufatanyije nawe imibabaro, tuzahabwa ikuzo hamwe nawe. Imana ishimwe. Bibiliya yera iravuga ngo, niyo mpamvu nakoresheje ijambo ry'Imana, ariko umurongo wa 17 hano mu Baroma aho nyine baravuga ngo mu Bibiliya yera, kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turi abaraganwa na Kristo, niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Imana ishimwe. Reka ntangire mbabwira ikintu gikomeye. Imana yaremye umuntu ku munsi wa gatandatu, uko iminsi uko Bibiliya ivuga irema umuntu. Bibiliya iravuga ngo Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, niko mu Itangira avuga ari 26, tureme umuntu asa natwe, agira ishusho yacu, atware bamuha ubutware. Sibyo ngiye gusubiramo mu by'iremwa, ariko Imana irema umuntu ntabwo yavuze nk'uko ku bindi biremwa yavuze. Muzi ko ahandi hose yagendaga ivuga habeho amafi, inyanja, mu nyanja hakabamo amafi, habeho ibiti, ubutaka bukameza ibiti. Ariko ku muntu iramubumba, irangije Imana ishimwe imuhumekeramo umwuka wayo mu mazuru. Umuntu aba ubugingo buzima, arahaguruka nyine aragenda. Ariko nubwo umuntu Imana yamuremye mu ishusho yayo, yari ataragira, mu kumva aka kantu, yari ataragira isano rikomeye we n'Imana. Icyakoze yari afite ishusho y'Imana, kuko biravuga ngo turimo umuntu ase natwe.
umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana ariko ntiyaremwe mu isano y'Imana. Ndabisobanura neza turabyumva. Kandi impamvu uvuze ngo isano, ubundi isano ikomoka ku maraso. Buri gihe isano ikomoka ku maraso. Iyo abantu babiri bahuje amaraso bakomoka ku babyeyi bamwe baba bafitanye isano rwose. Hano uzasanga wumva ngo abantu bafitanye isano ariko ngo nuwo kwa nyogokuru wa kanaka. Ayo ni amaraso rero. Ni amaraso baba bakurikirana, baba bafite ukuntu bahuje amaraso bakagirana isano. Isano umuntu arajyana gusa n'undi bahuje amaraso. Niyo mpamvu Imana irema umuntu mu ishusho yayo atarafitanye isano nayo uretse ko yari afite ishusho yayo. Niyo mpamvu Adamu atigeze yitwa umwana w'Imana, icyo akoze yiswe umuntu kuko ari we Imana yari iremye. Imana itugirire neza cyane. Hanyuma isano twayigeze ryari? Yesu amaze gupfa yaje mu isi akora imirimo yose, ariko reka mvuga amaze gupfa, kandi muzi icyamuzanye kuko ari kugira ngo acungure abanyabyaha benshi. Bibiliya iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Kandi biravuga ngo kuko Imana itatumye umwana we gucira abari mu isi iteka, ahubwo yamutumye kugira ngo baheshwe ubugingo nawe. Yesu amaze kuza, mwumve ikintu yaje gukosora. Kuko Adamu atarafitanye isano ry'amaraso n'Imana, biri mu bintu byatumye Adamu agaragara nk'uwanduye igihe yakoraga icyaha asuzuguye amategeko y'Imana cyangwa yirengagije. Ariko nyuma yo kwandura, kuko Imana yamuremye kandi muri Adamu harimo umwuka wayo, nubwo Adamu yari amaze kwica itegeko no gupfa mu buryo bw'ubugingo bw'umwuka, Imana kuko ari urukundo iravuga ngo nakuremye ngukunze, kandi impamvu nakuremye ntirangiye, uzakomokaho n'abandi. Adamu ni umuntu umwe, ariko Adamu Imana arimo bose. Biravuga ngo si byiza ko umuntu abonye. It is not good to be alone. Byasobanuwe na Dr. Myers, aravuga ngo alone bivuga all one, bose muri umwe. Ni kuvuga ngo alone, Imana irema Adamu yamuremye ariko arimo abantu bose bo ku isi. Twe turiho n'abandi bazaza, bose Imana yabaremye muri Adamu. Ahubwo Imana yavuga ngo muzororoka mugwire, kuko Imana yabonaga ntabwo Imana yongeye kurema umuntu, ahubwo umuntu yagiye akomoka mu wundi, kandi bose bagakurisheni kuri Adamu, kuko umuntu wese wavutse n'uzavuka azavukira muri Adamu, niko Imana yabiremye. Niyo mpamvu Adamu akora icyaha, abantu bose n'uzavuka ejo azavukana icyaha kuko ari muri Adamu nubwo ataraza ku isi. Navuka rero azaba akomoye byose Adamu afite abizane mu isi, nubwo Adamu yapfuye. Ariko umuntu navuka n'ejo azazana byose bya Adamu abizane mu isi. Nicyo gituma birivuga ngo kuko bose bakoze ibyaha. Imana tugirire neza cyane. Adamu amaze kwica uko gushyikirana n'Imana n'ubusabane bw'Imana, Imana kuko ari urukundo n'imbivuze imugirira imbabazi. Bibiliya iravuga ngo yica inyamaswa, ibambika uruhu rw'inyamaswa, irabababarira badanasabye imbabazi. Ntabwo Adamu yigeze asaba imbabazi. Imana yambwiye ngo Adamu uri he, kandi yabivuze itayobewe aho Adamu ari, ariko ko ari kugira ngo Adamu nk'umuntu avuge ngo Mana ndi hano ariko nakoze icyaha, nakwihisha ko nakoze icyaha. Niryo jambo Imana yashakaga, yaramugoragoje kenshi. Ariko Adamu aravuga ngo umugore wampaye niwe wanshutse. Imana avuga ngo ubwo wowe naremye mbere ubitsinzwe, reka hari nimurira imbabazi kuri Eva, nawe nazisaba mwese murababarirwa. Ariko Eva nawe aravuga ngo inzoka waremye. Mu yandi magambo bose bashyize icyaha ku Mana, ntibumva ko bo bakoze icyaha. Kandi mu buzima bw'abantu nta muntu n'umwe ugemera ko ari umunyamafuti. Nibwo umuntu ngo ni umunyabyaha mushaka kubipfa, arakubwaza ngo wowe suri intungane, nibwira 17. Niryo jambo bakoresha nubwo ritari muri Bibiliya, ngo nibwira 17. Wowe suri intungane, wowe suri marayika. Nta muntu ugemera ko ari umunyabyaha, ko ari umunyamafuti. Niko abantu duteye, tubishyira ku bandi cyangwa ku Mana. Noneho Yesu ikintu cyamuzanye ko kugira ngo agarure isano riruta iryabanje, ko kugira ngo agarure umubano uruta wabanje. Kuko Bibiliya iravuga ngo
amategeko ntabwo byari gukunda ko asohozwa n'abantu, kuko itegeko kurisohoza rifite imbaraga kurusha amahitamo y'umuntu kurikora. Ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora gusohoza itegeko no kurikora nk'uko riri ubikuye muri wowe nk'uko waremye, ntibikunda. Hari izindi mbaraga usabwa kugira ngo usohoze iryo tegeko. Imana tugirire neza cyane. Yesu apfa, mwumve ikintu yakoze kiruta icy'abandi bose babanje. Ikintu Yesu yakoze, yamennye amaraso. Satani navuga ngo yabaze nabi, ariko byari umugambi w'Imana. Kwica Yesu yamwishe nabi, amuvusha amaraso menshi, ariko ntiyamenye ko mu maraso ye ariho hari isano rikomeye ry'abantu acunguye n'Imana. Muzi ko abasirikare b'Abaroma barebye ibyuma bishobora kumubaga neza kugira ngo ave amaraso menshi, kandi si uko bari babibeye ko bamuniga agapfa atavuye amaraso. Ariko mu mugambi w'Imana, Bibiliya iravuga ngo urebye mu mategeko y'ibintu byose, Abaroma 9, ntihariho kubabarirwa ibyaha hatamenetse amaraso. Hagombaga kumeneka amaraso. Impamvu ni iyihe? Ni uko ubugingo bw'umuntu cyangwa bw'ikintu, haba inyamaswa n'abantu, buri mu maraso yabyo. Niyo mpamvu Imana yabujije abarebe kurya amaraso. Mu yandi magambo, Yesu amena amaraso, niho hari ubuzima bwe. Yaraje kugira ngo abantu batakaje isano bari bafitanye n'Imana, ubusabane bari bafitanye n'Imana bwo kuba ari abantu b'Imana, bugaruka ariko bwikubye buri mu yindi shusho ya kabiri. Adamu wa mbere ikintu yakoze, nyine yabaye ubugingo buzima, ariko Adamu wa kabiri ariwe Kristo Yesu, Adamu wa nyuma aza we atari ubugingo, ahubwo aza ahesha ubugingo. Isano rero ryabayeho igihe Yesu yapfaga amennye amaraso. Buri intsinzi y'abera yatangiye Yesu bamukubita bwa mbere akomereka. Amaraso ya mbere ava, intsinzi y'abera yari yatangiye kare, kandi batangiye kumukomeretsa kare. Igihe yagwirwaga n'umusaraba bamukubita inkoni, utekereze ko amaraso yari yavuye. Burya cya gihe hari abantu bari bakijwe benshi mu mubiri wa Kristo, bari benshi. Imana idufashe. Ndashaka kubabwira isano. Aya maraso yamenetse yabaye ikintu gikomeye. Niyo mpamvu umusirikare wateye Yesu icumu mu rubavu, amaraso yavuye mu rubavu rwa Kristo yaguye mu jisho rye rirareba. Kubera iki? Amaraso aguyemo ntabwo ari asanzwe. Amaraso aguyemo aje kuba umuhamya w'ibyo abantu batazi. Kandi mutekereze ko amaraso Yesu yatarikiye ku bantu benshi, ariko bose siko bose bakijijwe. Yesu yabikoze kugira ngo agaragaze uwo ari we. Impumyi imaze kureba ihumutse iravuga ngo koko twakoze ikosa, uyu ni umwana w'Imana. Nishe abantu benshi, natarukijwe amaraso y'abantu benshi, ariko nta maraso yigeze ampumura nk'aya Kristo Yesu. Niyo mpamvu iyo umuntu yizeye Kristo Yesu ko ari we gitambo kirimo imbere y'Imana, ahabwa amaso mashya y'umwuka, agahumuka akemenyaho ibyaha, akavuga ngo ndi umunyabyaha, ntabwo nkwiriye ubwami bw'Imana. Ibyo nakora byose Yesu yaje gutanga iryo sano. Niyo mpamvu bamwizeye bose yabahinduye kuba abana b'Imana. Yohana aravuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Icyakora uko tuzane kurerekanwa, ariko Kristo naza tuzasa nawe. Gusa nawe niyo topic baduha, niyo bita brotherhood with Jesus. Naho dutandukaniye, dufite DNA imwe, ababyeyi bacu ni bamwe, uwatubyaye ni umwe, ni data wa twese. Imana ihimbazwe. Amaraso ya Kristo niyo aduha kugira isano ryacu n'Imana. Biravuga ngo Imana ituye mu mucyo utegerwa, kandi ntawe areba Imana ngabeho. Ariko ndashimira Yesu n'Imana Data na Mwuka ko nitugera mu ijuru tuzareba Imana kandi tukagumaho iteka ryose, kubera ko Yesu yavuguruye isano. Amen. Icya kabiri nshaka kuvuga nuko umuntu akwiye gutekereza ko nta sumbwe rikomeye nko kuba muri Kristo Yesu. Nta sumbwe ribaho rikomeye nko kwizera Kristo Yesu, nko gusangira amaraso n'Imana. Iryo ni ryo sumbwe rikomeye, gusangira amaraso n'Imana. Uramutse usangiye amaraso n'umukuru w'igihugu, byaba ari isumbwe rikomeye. Nawe tekereza, wenda munetse abafite blood group imwe, ari we wenyine umuntu mu amaraso, wakumva umerewe ute? Byaba ari igiciro. wajya uburinzwe bavuga ati mbese ari hehe
byaba ari ibintu bitangaje biteye ubwoba. Ariko mwumve ikintu Yesu yakoze, yaduhaye gusangira amaraso n'Imana. Imana ishimwe. Niryo sumbwe, nicyo kintu umuntu akwiye kwirata, ko asangiye amaraso n'Imana. Ejo Jotamu yarabivuze, aravuga ngo niba ababyeyi bacu barahuye bakabyara umuntu ari we jyewe n'urugero nkavuka kuri bo, isezerano bagiranye bo nubwo baryica, njye ndacyafite uburenganzira bw'isezerano ryanjye kuri bo. Mu yandi magambo, bo nubwo bashwana, nubwo batakumvikana, n'aho wewe bakumvika, ibyo bakora byose njye nk'umwana afite uburenganzira, kubera iki? Mfite amaraso yabo. Bombi nubwo bashwana njye nshobora kubahuza, kandi ngira ngo murabizi, kubera ko mfite amaraso yabo bombi. Na Kristo rero dufite amaraso ye, kandi amaraso yaduhaye ni aya Data wa twese, Yesu ni Imana. Duhuje amaraso na Kristo Yesu. Ndagira ngo mvuge gato, bene se wa Yesu ni bande? Nicyo dushaka kuvugaho, ndagira ngo nsoze mu kanya. Bene se wa Yesu ni bande? Nicyo turi kuvugaho. Yesu yarimo yigisha iteraniro, baramubwira ngo mwigisha, dore mama wawe na barumuna bawe n'abavandimwe baje kukureba, ngwino barebe. Yesu abasubiza ijambo ryiza, biri muri Luka 18:20-21. Yesu abasubiza neza, arababwira ngo mama na bene data ni bande? Yesu arababwira ngo mama, munyumvire ukuntu rikomeye, mama na bene data nabumva ijambo ry'Imana bakaryumvira cyangwa se bakarikomeza. Utekereze ko kuba umuntu yumvira ijambo ry'Imana akaryizera akarigenderamo, ibyo bimuha kuba umuvandimwe wa Kristo. Yesu we yanabivuze mu buryo burenze, bimuha kuba mama we. Birakomeye rero. Ndagira ngo mbabwire, iri sano ni ikintu gikomeye ubwenge butashyikira vuba. Amen. Yesu yaduhaye gusangira, Imana yaduhaye gusangira ibyo Yesu Kristo yahawe, niba tubabazwa nawe. Niko birivuga. Mwumva ukuntu hari amabaroma havuga muri Bibiliya y'Icyongereza, hari verse nasomye nakunze yitwa Easy to Read version. Yavuze ngo if you are God's children, we will get the blessing from God has for his people. Kansubire maravuga ngo if we are God's children, we will get the blessing God has for his people. He will give us all that he has given Christ. But we must suffer like Christ suffered. Then we will be able to share his glory. Kuvuga ngo niba turi abana b'Imana, tuzabona imigisha yose Imana yateguriye abantu bayo, kandi tuzabona byose Imana yahaye Kristo niba tubabara nk'uko Kristo yababaye. Nyuma yaho tuzaba dushobojwe cyangwa tuzahabwa ububasha bwo gusangira ubwiza na Kristo Yesu. Imana rero yaduhaye ibi bintu, ni ibintu bikomeye, gusangira icyubahiro na Kristo mu bwami bw'Imana, gusharinga. Tuzasangira iby'Imana yamutekerejeho byose. Biravuga ngo Yesu amaze gukora imirimo yose, Imana imuha kugira izina risumba ayandi mu isi no mu ijuru. Utekereze nitugera mu ijuru ko tuzaba turi abavandimwe ba Kristo Yesu. Yesu abwiye abigishwa aravuga ngo ntabwo mukiri abagaragu, ahubwo mbese inshuti, kuko ibyo numvise kwa Data byose mbabimenyesheje. Aravuga ngo umugaragu ntabwo amenya ibyo shobuja atekereza, ariko mwebweho murabizi. Mwumve, iryo ni isumbwe rikomeye dukwiye kwirata kubw'icyubahiro cy'Imana. Imana tugirire neza. Ndashaka gusoreza ku ijambo riri mu Baheburayo, ijambo ryiza mu bice 10, haravuga ngo kuko uweza n'abezwa bose bakomotse kuri imwe, nicyo gituma adakorwa n'isoni zo kubita bene se. Sizina mubyumvishije. Yesu ntabwo afite isoni zo kunyita mwene se. Kubera iki? Iyo ambonye ambonamo amaraso ye, biramunezeza rero kunyita mwene se. Biramunezeza kunyita mwene se. Aranezerwa. Kandi nanjye
niba ari ibintu bindura umutima nibyo kumva umwami w'abami mwita mwene data. Ariko birakomeye bavandimwe, birakomeye. Imana ishyirwe hejuru, Imana ishyirwe hejuru. Ni ukuri nubwo twishimira iri sumbwe rikomeye n'iri sano na Yesu Kristo ubwo ararishimira. Imana iduhana umugisha. Ntabwo rero dukwiye kugira ubwoba. Yesu yavuze ngo umwuka, niko twasomye mu Baroma, umwuka Imana aduhaye ntabwo ari dusubiza mu bata bw'ubwoba, ahubwo n'uduhesha imbaraga, n'udukura mu bata tukaba turiho tudafite ubwoba bw'ejo. Ubu se Yesu atwihakanye ahinduye gahunda? Ntabwo ari ibyo Yesu yakoze. Yaravuze unyizera, muri Yohana, unyizera nubwo yaba yarapfuye azongera abeho. Kandi aravuga ngo unyizera imigezi y'amasoko izatemba iva mu nda ye. Yesu yasize ibintu byose biri ku murongo. Ntabwo yadusize muri chaos, mu kavuyo. Ntabwo yadusize mu bintu bidafite umurongo. Rero icyo narinje kubabwira ni iki? Ni uko iyo umuntu yizeye Kristo Yesu aba umuvandimwe we, agendana nawe, agira isano rikomeye ry'amaraso ye. None niba umuntu umuje amaraso yazakugirira nabi, Pawulo yandikiye Abaroma 8 aravuga ngo niba Imana yaduhaye Kristo Yesu izaburute kumuduhana n'ibindi byose. None se Imana izaducira urubanza kandi ari yaduhaye Kristo Yesu? Mbese ni Yesu uzabikora? Ari wadupfiriye kandi ari udutsindishiriza? Aravuga ngo oya, ntabwo bikunda. Abaroma 8. Yesu ubwo yadupfiriye azatugeza mu ijuru amahoro. Ijambo nakunze Pawulo yavuze amafipa, aravuga ngo ni ukuri yatangije umurimo muri mwebwe, nzi neza ko izawusohoza amahoro rwose. Bibiliya iravuga ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu, izaburute kumuduhana n'ibindi byose? Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ari izitsindishiriza. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu kandi ari wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Ninde adutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni inzara n'ibindi byinshi. Nashaka kubabwira ikintu cyitwa isano. Isano ni ikintu gikomeye rero. Ahubwo biratubwiye ngo dukwiye kubabazwa nk'uko Kristo yababajwe kugira ngo tuzasangire ubwiza nawe. Niba uri umwana w'Imana, kandi biravuze ngo umwuka wacu urabihamya ko turi abana b'Imana. Niba umwuka wera urimo urahamya ko uri umwana w'Imana, ukwiye gusafaringa, ukwiye kwemera kubabazwa nk'uko Kristo byagenze. Hari ibintu utazabona muri iyi si, hari ibyishimo utazabona isi itanga. Ukwiye kubabazwa ku bwabyo. Hari abazakuvuga nabi, ariko ukwiye kubabazwa nk'uko Kristo yababajwe. Niba uri umwana w'Imana warizeye Kristo Yesu, cya kabiri ibyo bizaguhesha gusangira ubwiza na Kristo Yesu ubwo azaza agarutse, kuko tuzasa nawe. Impamvu ni iyihe? Ni uko dusangiye amaraso. Imana ibamugisha. Numasoje data twese abarebe neza. Ubuntu bw'Imana n'amahoro y'Imana bibe muri mwe muri Kristo Yesu. Kandi mukomeze gusenga ubudasiba, mwiringire Imana, mwizere Imana, mumenye iminsi iri kujya. Ndimba bavuze ngo murinzi wemenyesha igihe. Dusafaringa ku bwa Kristo Yesu, twizere Imana, kandi ibyo bigaragare mu mirimo yacu ya buri munsi. Uwizera agakora ibihabanye n'ibyo avuga ni umubeshyi aba ataramenye Imana. Niko birivuga muri Yohana urwandiko rwa mbere. Ariko niba twizeye tubigaragarishe imirimo myiza. Umwanditsi muri Matayo aravuga ngo ahari niba babona imirimo yacu myiza bazera ko bahimbaza Imana. Rero data twese abahereza umugisha, kandi mubeho ku bwa Kristo Yesu. Mwongere kumva ubuvandimwe mwagiriwe n'Imana, mwumve ubuntu mwagiriwe n'Imana, mwumve ko Kristo ari inshuti zanyu, ari inshuti yanyu niba mwaramwizeye. Kandi utaramwizera nta kindi bisaba, ni ukumva aya makuru ugasonerwa n'umwuka, umwuka akaguhisha kubyumva, ukabyizera, ukabyakira, ukaba umwana w'Imana. Ni ibintu Imana yaduhaye mu buryo bwayo. Niba umvira ijambo ry'Imana ukumva uri umunyabyaha, ukumva ushaka kuba inshuti na Yesu no kuba umwana w'Imana, wizere. Data twese abanezererwe. Murakoze. Imana ishimwe. Dufatanye gusenga Imana, kubwira ijambo ry'Imana. Dushimiye muvandimwe Rodrigue, twabanye Imana umugisha, twahembutse rwose, kandi nawe wumvira ijambo rigira imbaraga muri wowe.
Thank you Jesus. Urakoze kubw'urukundo rwinshi, urakoze kubw'izi mbaraga twakiriye, urakoze kubw'umurage mushya, urakoze kubwo guhindurirwa amateka ku buryo bwuzuye, kandi izina ryacu rigahindurwa ukundi kubwo kunyura muri Kristo Yesu, tugahinduka abana b'Imana. Kuri uyu mwanya kandi tugushimiye ko ubwo buzima bufite imbaraga nyinshi, atari imbaraga twagereranya n'izindi mu iyi si, ari imbaraga zibasha gukora ibirenze ibyo mu isi bikorwamo, kandi imbaraga zibasha kurema, zibasha guhagarara hejuru y'ubutware bwose. Ni imbaraga nyinshi zibasha gutanga ubuzima ku muntu uziringiye. Izo mbaraga nizo twizigiye zibonerwa muri Kristo Yesu. Mwese aravuga ngo uhereye ubu ntihakagire umuntu wongera kudutekereza mu masekuruza ya kera, kuko twe twahindutse bashya, tugahinduka abana b'ubutware bw'ubwami bw'Imana. Ku bw'ibyo rero turi abana b'ubutsinzi ndetse kurushaho. Bane natwe dushoboze kugendera mu iyo tsinzi, ubuzima bwacu butangire bubaho mu buzima bw'iyo tsinzi ingana gutyo, tubashe kunesha Mwami nk'uko wanesheje. Urakoze Mwami. Haleluya, haleluya, haleluya. Urakoze Yesu, 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 Mukiza wacu. Tubonere ubuntu bwinshi muri wowe, tubonere ubuntu bwinshi muri wowe. Imibiri yacu ibonere ubuntu bwinshi muri wowe, ibitekerezo byacu bibonere ubuntu bwinshi muri wowe, twebwe ubwacu tubonere ubuntu bwinshi muri wowe. Duhindurirwe icyerekezo kubwo kwizigira izina ry'Imana isumba byose, twumve dutekereza bushya nk'abana b'Imana. Urakoze Yesu, urakoze Yesu, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Tubashimiye mwebwe twabanye ku munsi wa kabiri, yari umugisha kubana namwe. Dushimiye Rodrigue, dushimiye Sam twabanye nk'umuramyi, n'abandi mwese mwagerageje kujoininga live. Imana ibahe umugisha. Nahejo ku munsi wa gatatu, umunsi wa gatatu azaba ari umunsi tuzagira indi topic nshyashya, tuzakomeza tuganire kubo turi bo muri Kristo Yesu. Bizaba ari byiza kubana namwe. Twishimiye kubaha ikaze rero, muzaze muzindutse, kandi twishimiye kandi kubabwira ko tuzatiri kumwe n'umuramyi mwiza, umuramyi mwiza uzi ubwiza bw'Imana, uhishurirwa kwinshi n'imbaraga nyinshi z'abari muri Kristo Yesu. Rero tubahaye ikaze rwose, kandi mukomeze kugira ibihe byiza kubana natwe, yaba wowe uri kumva live, yaba n'abandi muzakomeza gukurikira iyi gahunda. Mwumve ko Kristo ari we shingiro ryo kubaho, kandi umwizera ahabwa imbaraga nyinshi, ubushobozi bwinshi n'ubuzima bushya, ndetse akabasha kunesha rwose. Nicyo twifuza kubabwira muri aya masengesho, kandi icyo nicyo duhamanya n'umwuka w'Imana, ko mu gihe abantu bahishuriwe bingana gutyo, ubuzima buzahinduka. Even n'iyi nature, iyi system y'isi, ibintu namwe isi bishobora guhinduka bihinduwe n'ijambo ry'Imana, n'abantu bubatse ku rufatiro ruzima ari rwo Kristo. Murakoze. Imana ibahe umugisha.